Umugoroba mwiza bavandimwe, uyu munsi tugiye gutangira ibyigisho tuzajya twiga ku wa kane bivuga kuri Kristo nk'uko tumubona muri Yesaya igice cya 53. Uyu mugoroba turaza gusubiraho gato inyuma kuri Yesaya 52 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 15. Turaba twitegereza imibabaro no kunesha k'umugaragu w'Imana, umugaragu w'Imana ari we Kristo. Rero ndinginga cyane kugira ngo tuze kureba mu byanditswe byera, turebemo iyi mibabaro ye, turebemo uku kunesha kwe, tumenye n'icyo bitwigisha twebwe abasoreweho n'imperuka y'ibihe. Reka dusome muri Yesaya igice cyaho cya 52 murongo waho wa 13 turageza ku wa 15. Yesaya 52 13 kugeza kuri 15. Reka nsome. Dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge asumbe abandi, azashyirwa hejuru akomere cyane, nk'uko benshi bamutangariraga, kuko mu maso he hononekaye ntihase n'aho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Uko niko azaminjagira amahanga menshi, abami bazumirirwa imbere ye, kuko bazabona icyo batabwiwe n'icyo batumvise bazakimenya. Iyo twitegereje neza mu byanditswe byera, ndagira ngo turebye muri kino gice, iki gice cya 52 murongo wa 13 kugeza ku wa 15, ubundi ni igice twakwita ko ari igice cy'indirimbo ya nyuma z'indirimbo z'umugaragu w'Imana, cyangwa se zivuga Kristo, cyangwa se ibisingizo bine byo muri Bibiliya bivuga kuri Kristo, kandi ibisingizo byose biri muri Yesaya, cyangwa se indirimbo zivuga ku mugaragu w'Imana ziri muri Yesaya. Rero iki gice ni igice cya nyuma cy'indirimbo z'umugaragu, niko abanyateolojiya bakise iyi ndirimbo enye z'uyu mugaragu. 3 za mbere ziri mu bice bibanza, ndazisoma gusa, ndasoma indirimbo ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, ariko uyu munsi turi bwige ku ndirimbo ya 4. Izo 3 umwami nabishima nazo tuzaziga muri detail, ariko reka tuzisome. Indirimbo ya mbere ivuga ku mugaragu w'Imana, cyangwa se ivuga kuri Kristo, iboneka muri Yesaya igice cya 42 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Yesaya igice cya 42 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9, ndagira ngo nyisome mutege amatwi muyumve. Indirimbo ya mbere iravuga ngo dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije, umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi n'ururimi rucumba ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Umva uko Imana Uwiteka ivuze, yaremye ijuru ikaribamba, yarambuye isi n'ibiyivamo, abayituramo ikabaha umwuka, kandi abayigendaho ikabaha ubugingo. Jye Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu, no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Kandi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndabibamenyesha, mbibabwire bitari
byaba. Iyo ni indirimbo ya mbere ivuga ibya Kristo, amakuru ya Kristo yose. Uyu mugaragu uvugwa ahangaha ni Kristo. So indirimbo ya mbere iboneka hano muri Yesaya igice cya 42 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Ndabasomera indirimbo ya kabiri iboneka muri Yesaya igice cya 49 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Mugende muzitegereza, mwitegereza Kristo muri bino bice. Igice cya 49 Yesaya umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Aravuga ngo nimunyumve mwabirwa mwe, namwe mahanga ari kure nimutege amatwi. Uwiteka yampamagaye naravuka, nkiri mu nda ya mama yanyise izina. Akanwa kanjye yagahinduye nk'inkota ityaye, ampisha mu gicucu cy'ukuboko kwe, kandi ampinduye umwambi usennye mu kirambi cye, nimo andindira rwose. Kandi yarambwiye ati, ni wowe mugaragu wanjye Isirayeli, uzampesha icyubahiro. Ariko ndavuga nti, naruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa, nyakoresha ibitagira umumaro. Icyakora nzacirwa urubanza n'Uwiteka, kandi Imana yanjye niyo izangororera. None rero umva uko Uwiteka avuga, ari we wambumbiye mu nda ya mama, ngo nzabe umugaragu we, mugarurire Yakobo Isirayeli, amuteranirizweho. Kuko ndi uwo kubahwa mu maso y'Uwiteka, kandi Imana yanjye imbereye imbaraga. Aravuga ati, kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo, ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije, ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagera ku mpera y'isi. Ibi ni byo Uwiteka umucunguzi wa Isirayeli we abwira uwo abantu basuzugura, uwo ishyanga ryanga urunuka, ikiretwa cy'abatware, ati, abami bazabireba bahagurukane n'ibikomangoma, baramye kubw'Uwiteka ugira umurava, uwera wa Isirayeli wagutoranije. Iyo ni indirimbo ya kabiri. Ni igisingizo nanone cyongera kivuga kuri Kristo. Ndagira ngo tujye ku cya gatatu, tuze kujya ku cya kane aricyo turi bwiga uyu munsi. Cya gatatu kiri muri Yesaya igice cya 50 umurongo wa 4 kugeza ku wa 11. Yesaya igice cya 50 uhereye ku murongo wa 4 kugeza ku wa 11. Reka mpabasomere. Haravuga ngo, umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe, kugira ngo menye gukomeresha urushya amagambo. Inkangura uko bukeye, ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Umwami Imana inzibuye ugutwi, sinaba ikigande ngo mpindukire nsubire inyuma. Abakubita nabategeye umugongo. Uyu nguyu mumwitegereze, uyu ni Kristo. N'imisaya yanjye nyitegera abamfura uruziga, kandi mu maso hanjye sinahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye, hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Hari benshi bajya basoma umurongo bitera ibinya, ariko ni Kristo uyu nguyu wavugwaga. Izi ni indirimbo enye. Ku murongo wa 8, utsindishiriza ari hafi. Ninde uzamburanya? Tuhagarare twembi. Umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami Imana niyo izampagarikira. Ninde uzansindisha? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Ninde wo muri mwe wubaha Uwiteka akumvira umugaragu we? Uyu mugaragu we mumwitegeze ni Kristo. Ugenda mu mwijima adafite umucyo, niyiringire izina ry'Uwiteka, kandi yishingikirize ku Mana ye. Yemwe abacana mwese, nimukikize imuri impande zose. Nimugendere mu mucyo w'umuriro wanyu, no mu w'imuri mukongeje. Ibyo mbageneye nibi, muzaryamana umubabaro. Hanyuma indirimbo ya kane ariyo tuzagendaho, tuziga muri bino bibwirizwa byacu, iri muri Yesaya igice cya 52 kuva ku murongo wa 13 tuzageza Yesaya 53:12. Uyu munsi turi burebe ingiyi imirongo yo kuri 52 igice cya umurongo wa 13 kwiza ku wa 15. Bavandimwe, umwami Uwiteka agaragaza cyangwa se yihishura ko ari umutsinzi, ari ukuraho urubanza, ari we utsindishiriza umunyabyaha. Tubona muri biriya bice
rwose yuko umwami ari we uzatanga ikanzu yera yo gukiranuka akayihereza umugeni we wanduye. Tubona yuko ukuboko kwe gukomeye ariko kuzatsinda, yuko azanesha rwose, ngo azasohoza ibyo yagennye byose abisohoresheje kubaha k'umugaragu we mu cyimbo cy'umugeni cyangwa se mu cyimbo cy'abanyabyaha. Uyu mugaragu ubabazwa, uyu mugaragu uri gusafaringa niwe Yesu Kristo. Ibi ngibi muri bino bice turi buze kureba niho turi bureme stanza ni indirimbo ifite nk'ibitero bine hano muri Yesaya 52 murongo wa 13 kugeza ku wa 15. Igitero cya mbere nakwita wenda stanza kibanda cyane ku gutsinda k'umugaragu, yuko uyu mugaragu he is a victorious servant. Ikindi kikibanda cyane ku mashira kinyoma cyangwa se reality y'imibabaro yiwe. Ikindi gice cya gatatu ni cya kane nabyo byibanda cyane kuri iyo mibabaro yiwe. So ibi bintu rero byose turaza kugenda tubireba tubyitegereza muri iyi mirongo. Iyo turebye iyi mirongo, ubundi igice cya 53 cyagombye kuba cyaratangiriye, urebye cyagombye kuba cyaratangiye ku murongo wa 13 w'icya 52, kubera ko ibivugwayo birasa rwose bikomerezaho ku gice cya 53. Murabizi neza ko abantu banditse Bibiliya ibi bice bashyizemo mu buryo bwo kutworohereza gusoma, ariko ubundi ni inyandiko yabaga ihurutuye. Iyi mibare, utu tubare mugenda mubonamo, ni abantu badufashije kugira ngo tujye tubasha gusoma Bibiliya. Rero iyo witegereje neza ureba ko ku murongo wa 13 iyo ukomeje ukagenda ku gice cya 52 biragendana bigenda. Ndagira ngo nze kubanziriza kuri bamwe muri bene data batanze commentary cyangwa se batanze inyunganizi kuri iyi mirongo. Ndahera kuri mwene data witwaga John Gill. Nimba hari abafite wenda commentary ya John Gill, mwaza kureba kuri page ya 300 narekoresheje volume ya 6. John Gill yavuze yuko uno murongo aravuze ngo the vast majority of modern commentators refer to this verse as if it's saying about Jesus Christ. Ngo abantu benshi batanze inyunganizi cyane cyane abo mu gihe cy'iterambere bavuze yuko uyu murongo bose bagiye bawiga bagaragajeho yuko uyu mugaragu wari urimo ubabazwa, a suffering. Yesaya yitegereza mu buhanuzi imyaka 700 mbere yuko Kristo aza, yajya kubona agiye kwerekwa, agiye kugira ibyo avuga, akabona umugaragu uri kubabazwa. Aba bose bavuga yuko ngo yari Kristo. Niko John Gill yavuze. Ndagira ngo njye kuri Matthew Henry nawe kuri page ya 235 yaravuze ngo ubu buhanuzi butangirira hano bugasohereza ku gice gikurikiraho, ngo buvuga kuri Kristo mu buryo bwuzuye. Ndetse akomeza avuga ngo abayahudi ba kera bavuga ko iki gice kivuga kuri Mesiya, ngo nubwo rabbi ngira ngo rabbi bivuga umwigisha, nubwo abigisha bo mu gihe cy'iterambere b'abayahudi muri Isirayeli ngo bihandishaho imibabaro, ngo bakagoreka iki gice ngo ntibagaragaze yuko cyavugaga kuri Mesiya. Matthew Henry akomeza avuga ngo ariko umuvugabutumwa bwiza wa kera tubona muri Bibiliya witwa Filipo, ngo yabwirije ikibwirizwa kivuga kuri Kristo muri kino gice cya Yesaya 53, ngo ubwo yageragezaga kubwira ubutumwa bwiza ya nkone yari ivuye gusenga i Yerusalemu, ngo maze avuga ubuhanuzi yavugaga kuri Kristo. Reka ngira ngo turebe mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 34 kugeza ku wa 35, turebe icyo umuvugabutumwa the evangelist Philip, umuvugabutumwa wa kera wo muri Bibiliya, uko yavuze kino gice cya 53 cyasobanuraga. Hanyuma natwe tuba ari wo mujyo tuzakireberamo, tuzagenda tubireberamo mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 34 kugeza ku wa 35.
ngira ngo muze kurambukirwa tugende tureba mu byanditswe byera. Ngiyo nkoni baza Filipo iti ndakwinginga mbwira ayo magambo umuhanuzi yavuze kurinde, yayavuze kurinde, yayivuzeho cyangwa yayavuze ku wundi? Ngo Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, mwitondeka muri akantu kahanditse, ngamubwira ubutumwa bwiza bwande bwa Yesu. Iyi nkone yari ivuye gusenga, ngo yasomaga ibyo umuhanuzi Yesaya yavuze. Murebe ku murongo wa 28 avuga ngo yasubiragamo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. None ubwo yasomaga igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ntabwo yigeze asobanukirwa ibyo asomye ibyari byo. Ku murongo wa 31 umva ibyo yasomaga ibyo ari ngo yarasomaga ngo mu byanditswe ngo byari ibi ngo yajyanwe nk'intama bajyana mu ibagiro, ngo kandi nk'uko umwana w'intama ucehekera imbere y'ubukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? Niba utegereza igice cya 53 cya Yesaya urasangamo aya magambo rwose inkone yasomaga ko ariyo Filipo yaje akamusobanura akamubwira ngo ibyo uri kubona ibi bivuga iby'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Kristo ku murongo wa 35 ni ubutumwa bwiza bwa Yesu. Rero ntidushidikanya yuko rwose ari aba bahanga b'Abayahudi ba kera bavugaga ko ari Mesiya, ari abarabi cyangwa se abigisha bo muri antiquity, bose bagiye bagaragaza ko ari Mesiya. Abakomentata ba John Gill ndetse n'aba Matthew Henry bose bagiye bagaragaza yuko igice cyavugaga kuri Mesiya. Yewe n'abakristo bavuga mu 1800 nagerageje kureba mwene data Charles Spurgeon nawe uko yavuze. Ndagira ngo turebe uko Charles Spurgeon yavuze nawe kuri kino cyanditswe. Ahanga yaravuze ngo ninde wundi umuhanuzi yaba yaravuze niba umugabo w'i Nazareti umwana w'Imana atagaragara muri 30. Ndavuga hano muri Yesaya igice cya 52 murongo wa 13 kugeza ku wa 15 ngo nimba umwana w'Imana atagaragara muri iyi mirongo uko ari 3, ngiyi mirongo yaba ari umwijima nk'uko ijoro rimera. Ntabwo dushidikanya na gato kubona ko aya magambo yose yo muri iyi mirongo avuga kuri Yesu Kristo. Ibi yabivuze mu byigisho bye byinshi yigishije muri Metropolitan Tabernacle kuri page page ya 241. Rero abazifite wenda mwaza kubisoma cyane mukareba comment yatanze atangaho sermon kuri kino cyigisho. Rero nk'uko rwose turi kugenda tubibona iki gice kivuga umugaragu w'Imana wababazwaga cyavugaga kuri Kristo, ndetse na ya nkone yashubije Filipo iravuga ngo ndakwinginze cyane nsobanurira iby'aya magambo. Ese yayivugagaho cyangwa yavugaga ku wundi? Ariko Filipo ayowe na Mwuka Wera amubwira ko iki gice kivuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero natwe b'iki gihe ntabwo twatandukira rwose ngo twe kubonamo Kristo. Nimba wenda unagisoma ntubonemo Kristo, umwami akugira ubuntu kuri uyu mugoroba. Ndagira ngo tuze kureba ku ngingo 3 rero muri kino gice. Ingingo ya mbere turaza kureba ku murimo wa Kristo yakoreraga Imana cyangwa se Christ service to God. Hanyuma ingingo ya kabiri tuze kureba igitambo cya Kristo yatanze ku bw'ibyaha cyangwa se Christ sacrifice for the sin. Igice cya nyuma turaza kureba ubutumwa bwiza muri kino gice uburyo tugomba kubwakira cyangwa se Christ salvation applied. Reka twihute rero turebe kuri uyu murongo wa 13 turebe Christ service to God cyangwa se umurimo Kristo yakoreraga Imana ku murongo
wa 13. Ndagira ngo dusubire muri Yesaya, igice cya 52 ku murongo wa 13. Yesaya 52:13. Ndagira ngo nongere nsome ngo dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge asumba abandi, azashyirwa hejuru akomere cyane. Bibiri imwita ngo umugaragu wanjye. Imana Data ararifaringa kuri Kristo cyangwa se Imana Mwana as my servant cyangwa se nk'umugaragu wayo. Imana iravuga ngo my servant. Yesu ubwo yazaga mu isi twarabyize neza twiga igitabo cy'Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 7. Ndagira ngo tuhasubire tugende tureba mu byanditswe igice cya 2 umurongo wa 7, ntitukarambirwe gukomeza dusoma ibi byanditswe. Turebe ukuntu yaje mu isi ameze ati. Aravuga ngo ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata. Murabona aya magambo akoreshwaho ngo yaje ari umugaragu, atari umugaragu gusa, umugaragu w'imbata. Yesaya 52:13 Imana ikavuga ngo umugaragu wanjye. Imana nyamana rwose yuzuye 100%, ajya kuza mu isi ntabwo yaje nk'uwo gukorerwa, ntabwo yaje aje gukorerwa, ntabwo yazanye amarere yo hejuru, ntabwo yaje agaragara mu bumana bwiwe bwuze ngo agaragaze imbaraga ziwe aze ari hejuru y'abandi. Ahubwo mwitegereze neza ngo yisize ubusa agiye kugenda ngo ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, nubwo rwose yari Imana. Ndagira ngo murebe uguca bugufi guteye ubwoba kuza mu isi y'abanyabyaha, yabo aje gucungura, ariko ayijemo aza ameze nk'umugaragu w'imbata. Ibintu byitegereze, Imana nyamana nk'umugaragu w'imbata, kugira ngo aze ashaka icyari cyazimiye, kugira ngo aze ashaka umuntu, ngo yisize ubusa, umugaragu w'Imana mu isi. Yaje aje gukorera Imana, ntabwo yaje kubwe, ntabwo yaje aje gukora ibyiwe. Yemwe rwose nta n'ikintu yigeze akora kubwiwe, ahubwo ngo yaje agandukira Imana Data, Imana idaca urwa kibera. Mu murimo we wose yakoze, iki ni ikintu gitangaje, ngo yawukoranye ubwenge. He did with it wisely, he acted wisely and prudently. Yawukoranye ubwenge ngo ndetse n'ubwitonzi. Ariko kandi ibyo bintu byose mutekereze uwo Kristo yaje ari umugaragu, yaje ari umugaragu. Akiri umwana mutoya, igihe yari agahungu yasigaye mu rusengero rw'i Yerusalemu, muribuka ko ngo yabwirije, ngo yigishije, ngo abigishaga ab'amategeko ngo baratangara babonye ubwenge bwiwe. Abafarisayo n'abasadukayo hari ibibazo babazaga ngo ntibabashe kubimusubiza, ndetse ngo n'akanwa ka Pilato, umuguverineri w'Abaroma, ngo Pilato nawe yaracecetse abura icyo avuga, kubera ko ngo uyu mugaragu Kristo yari afite ubwenge ku buryo rwose nta n'umuntu wo mu isi wari kubasha kumutsinda, ngo yaje yuzuye ubwenge. Iri iki gice kigaragaza uburyo asumba abandi, ngo asumba abandi, azashyirwa hejuru, aza aciye bugufi, kandi tukabona ko nanone asumba abandi, azashyirwa hejuru. Ndagira ngo mubyitegereze kugira ngo rwose tuze kugenda tubireba neza. Murebe muri iki gice, yaje yisize ubusa, aza ari umugaragu, ariko kandi Bibiliya ikongera ikagaragaza ko ngo azashyirwa hejuru y'abandi, agasumba
abandi bose, agasumba abami bose. Ibi turaza kugenda tubireba. Ngo azakora iby'ubwenge asumba abandi, azashyirwa hejuru, ngo akomere cyane. Iri jambo ngo azashyirwa hejuru mu cyongereza ni raised up, lifted up, cyangwa se highly exalted. Azashyirwa hejuru kurenza abandi bose. Mwene data witwa Edward G. Yang yaravuze ngo ntibishoboka ko wasoma aya magambo ngo ntibikwibutse gushyirwa hejuru kwa Kristo, nk'uko mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11 habivuga, hagaragaza ko yamanutse, yaje aciye bugufi, ariko kandi ko yagombaga gushyirwa hejuru. Ndagira ngo naho nongere mpasome kiriya gice cya 2 cya Filipi ngisubireho, murebe ukuntu yaje birahura neza nk'uko Yesaya yabibonaga. Igice cya 9 ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11, ngo nicyo cyatumye Imana, Abafilipi igice cya 2 murongo wa 9 kugeza kuri 11, nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi cyangwa ari ibyo munsi y'isi, ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. No mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 murongo wa 32, ndagira ngo muharebe Yesaya rwose yabonye ibintu byari bitangaje. Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 murongo wa 33, ndagira ngo muhitegereze murebe uko avuga ngo nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na Se ibyo yasezeranije, ari byo Mwuka Wera. Murebe ngo none asutse icyo mureba kandi mwumva. Muri aya magambo atangira ngo amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'Imana, azashyirwa hejuru. Azashyirwa hejuru n'iki? N'ukuboko kw'Imana. Ni Imana izamuzamura imusumbishe amahanga, nk'uko Yesaya yabibonye. Niko neza turi kubibona hano mu Bafilipi igice cya 2 murongo wa 9 no mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2 murongo wa 33, ngo dore umugaragu wanjye azashyirwa hejuru, azakora iby'ubwenge, azakomera cyane. Bino bigaragaza kuzamurwa kwa Kristo, gukuzwa kwa Kristo, yuko rwose yakujijwe hejuru y'abapfuye, yarazutse. Bavandimwe, muzi yuko yaje mu isi akabarwaho ibyaha by'umunyabyaha, akicwa ku munsi agahambwa, ku munsi wa 3 akazuka, ava rwose mu mva hasi cyane, arazamuka asubira mu ijuru kwa Data, aho yicaye iburyo bw'Imana ishobora byose. Ashyizwe hejuru, ndetse ashyizwe hejuru cyane, arazamuwe kandi arakujijwe, izina rye rihabwa icyubahiro nk'uko Yesaya yari yabihanuye. Umuririmbyi w'indirimbo witwa Philip Bliss wahimbye indirimbo mu 1876, indirimbo yavuze ngo Hallelujah what a savior. Hari igitero avuga ngo lifted up was he to die, ngo yazamuwe hejuru ndetse arapfa, ngo ari hejuru ku musaraba, ngo aravuga ngo birarangiye, ngo nuko yatakaga avuga ngo ariko ngo ubu ngo ari mu ijuru ashyizwe hejuru cyane, ngo haleluya haleluya, ngo mbega umucunguzi. Kristo rwose yaje ari nk'umugaragu, ariko kandi tubona ashyirwa hejuru. Ndagira ngo turebe iyindi ngingo ya 2 tubona muri uno murongo, nuko igaragaza ko Kristo ntabwo yaje ari umugaragu w'Imana gusa, wamanuwe hasi yambaye akamero k'umugaragu, hanyuma akaza gushyirwa hejuru nk'uko Yesaya yabibonye. Yesaya arongera akabona ko Kristo aza ari igitambo cy'ibyaha, nk'uko benshi bamutangariraga, kuko mu maso he hononekaye ntihase naho umuntu.
n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Ku murongo wa 14 ngo abantu benshi baramutangariraga cyane. Njya mbona abantu bajya bakora amafilimi cyangwa abantu bagurisha amashusho ya Yesu, ari ukuntu babyoroshya bakabishyiraho dekorasiyo, ariko ubundi ngo abantu benshi baramutangariraga. Impamvu bamutangariraga si uko bamubonagamo gukomera, si uko babonaga ko ari umwami, ngo ahubwo mu maso ye hari hononekaye cyane, ngo ntihase naho umuntu, nta sura nta shusho yari afite ugereranyije n'umwana w'umuntu. Bese uwamushushanya undi yagombye kugaragaza nk'ijisho wenda ritereye mu gituza, umutwe wasadutse, nyine yacucumwe cyane, yashenjaguwe cyane kubw'ibyaha. Mwibuke neza, icyo yaziraga ni ibyaha bya muntu, ni icyaha cy'umuntu. Iki nicyo yashenjaguriwe, iki nicyo yakubitiwe. Yesaya rero imyaka 700 ibi bitaraba, Imana yarabimweretse, abyandikira Abisirayeli, ubuhanuzi barabubona, barabwumva, bumva iby'ubutumwa bwiza. Ndetse twebonye ko Filipo ajya kubwiriza, yabwirije muri kino gice cya 53, abwiriza iby'ubutumwa bwiza. Rero bene data, Yesu yabaye disfigured, ni ukuvuga ngo yatakaje isura. Yari umugaragu watakaje isura, muri make yari yoroheje cyane, yari umuntu wo kwima amatwi, yari umuntu utari wo kumvirwa. Ndetse muri cya gice cya 53 iyo dukomeje tukagisoma, tubona havuga ngo yari umuntu ngo abantu bose bima amaso, ngo ndetse natwe bamurebaga ngo twatekereje yuko ngo yakubiswe n'Imana. Baramubonaga bakabona n'umuntu wahanwe n'Imana, n'umuntu wakubiswe, ariko kandi nibyo koko yari yakubiswe n'Imana. Nyamara ntabwo bari bazi yuko ari kubw'ibyaha byabo, ahubwo bibwiraga ko ari umuntu Imana yahaniye wenda ibihano ikamuteza ibyago gusa, batazi yuko ari kubw'ibyaha bya muntu. Ndagira ngo rwose kuri uyu mugoroba bavandimwe, mwongere mu bitekereze. Ndabizi neza hari ukuntu umuntu arimo aribwira ati iki cyigisho s'ubusinzi nsanzwe mbizi ibi ngibi, ariko wongere ubitekereze, ubyitegereza mu byanditswe byera. Muri Luka igice cya 22 umurongo wa 44, ndagira ngo murebe akubitwa uko byamugendekeye, uko yari ameze, nk'uko ibyanditswe byera bibigaragaza. Luka 22 umurongo wa 44. Luka 22:44 haravuga ngo kuko yari ababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Ubwo yendaga kujya muri iki cyiciro aha yakubiswe, yenda gukubitwa ngo isura ye ibure, yenda kumera nk'umuntu abantu bima amaso, atekereza kuri ibyo bintu bigiye kumubaho, yikorera ibyaha byawe nanjye by'abari mu isi, ngo yageze ubwo bimuremerera, asengana umubabaro. Ndagira ngo nkubaze we mwene data, icyaha kijya kikubabaza, ariko Kristo we bitari n'ibyaha byiwe yakoze ngo bimuremereye cyane, areba uyu mutwaro, areba iyi nzira agiye kujyamo, ngo yasenganye umubabaro. Arandi avuga ngo yagize agahinda ngo kenda kumwica, n'agahinda ko kuri stage ya nyuma, ngo yasenganye umubabaro, ngo abiri ibyuya bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Ibintu ni ibintu bikomeye cyane. Ubundi abaganga bavuga ko ngo umuntu abizi ibitonyanga by'amaraso, ngo udutsi tujyana amaraso ngo tuba twaturitse. Ndagira ngo murebe uburemere bw'icyaha, ndagira ngo murebe ukuntu Imana mu maso y'Imana iyo ireba icyaha ibona kiremereye, kuko Kristo kubyitegereza ibintu byaramuremereye, biramuhangayikisha, bimutera agahinda kenda kumwica, ku buryo agiye no gusenga ngo yabize ibyuya. Hariho wenda abankurikiye aha ngaha, wowe uri umunyabyaha rwimbi, uba mu byaha, urabihobera, urabisoma, ndetse rwose nta n'ikintu bikubwiye, wibereye mu kinyenga. Ndagusabira kugira ngo Umwami aguteze agahinda, kandi katuma usenga, ukaririra Imana, ugataka cyane, ukabona uyu mutwaro. Kristo we adafite ibyaha, atarigeze agira icyaha na kimwe kiwe yahanirwa, kuko n'Imana aratunganye,
ibi byaha bya muntu yagombaga kwikorera yabonaga ari ibintu biremereye cyane ku buryo yasenze ngo agasenga ngo akabira ibyuya ngo bimeze ngo nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Ibi byari mbere y'uko afatwa, mbere y'uko aba arrested. Cyari igihe cy'umwijima i Getsemani, aho yarebaga urubanza rw'ibyaha rutangira kumugwaho. Mwene data witwa John G. yaravuze ngo he was seeing the judgment for sin beginning to fall on him. Ngubwo abasirikare bazaga kumufata, icyo gihe rwose ngo yari yatangiye already, ngo bataramufata yari yatangiye already kubira ibyuya bivanze n'amaraso. Arebe icyaha ntabwo ari ikintu cyoroshye. Icyaha cyatumye Imana yohereza umwana w'Imana utarigeze akora icyaha, Imana nyamana Jambo, akabira ibyuya bivanze n'amaraso. Ngo baramufashe, ngo baramukubita, batangira kumukubita. Uhereye kuri icyo gihe afatwaga abiri ibyo bivanze n'amaraso, batangira kumukubita, batangira ngo no mu maso baramukubitaga, bakamutera za njonogo, bakagira bate bamukubita. Muri mu byanditswe byera hatubwira muri Yesaya 50:6 mu ndirimbo ya Yesu ivuga kuri Yesu ya gatatu, cyangwa se the song of the servant ya gatatu, 50:6 naho abasomeye haravuga ngo abakubita nabategeye umugongo, ngo n'imisaya nyitegera abamfura uruziga. Ahangaha Yesaya abona uyu mugaragu yabonaga ngo bamukubitaga yabategeraga umugongo, kuko ni Imana. Atabategeye umugongo iyo atabishaka ntibari kumukubita, ariko ngo niyo wategaga umugongo ati mukubite. Ngo ndetse akabategera imisaya ngo bamupfure uruziga, bamupfure ubwanwa bakabupfura. Ngo kandi mu maso hanjye sinahahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Aba baramuciriye abo yaremye, umunyabyaha akamucira amacandwe, agakorwa n'isoni. Murabyibuka yuko bamwambitse urubindo, bamwambika urubindo, umwenda w'urubindo, yambara ubusa. Ibyo byose bavandimwe ni kubw'ibyaha by'abanyabyaha, ntabwo ari igihano cyiwe bwite rwose yahabwaga, ahubwo ngo ni igihano gikwiriye umunyabyaha, cyari kirimo gisukwa kuri Kristo. Reka mbabwire bavandimwe, umuntu ibyaha byiwe bitahaniwe muri Kristo ngo abicirirwe amacandwe, ngo abipfurirwe inziga, ngo abibabarizwe, uwo nguwo ndagira mubwire ko ibi ngibi bazabihana ndetse birenzwe ku gatwe kiwe. Wowe wenda munyabyaha uri kumva, ndagira ngo rwose urusheho kwitegereza Kristo kandi Kristo wabambwe. Luka we yarabivuze, aravuga ngo mu gice cya 22:64 Luka ari kuvuga ukuntu yabonaga Kristo, aravuze ngo bamupfuka mu maso baramubaza bati hanura, ninde ugukubise? Bamupfutse mu maso bakabwira ati noneho hanura. Njya mbona ba false teacher n'abigisha b'inyoma hajya bavuga ngo ntigiye cyo guhanura, barimo barabeshya ngo bagiye guhanura, ngo hanura. Yesu we bamupfutse mu maso aramubwira ngo hanura, ngo fora ninde ugukubise. Ibaze ku murongo wa 15, igice cya 15 muri Mariko ho haravuga ngo nuko Pilato ashatse gushimisha abantu ababohorera Baraba, amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Akubita Yesu yakubiswe imikoba, niko birivuga imikoba. Ubundi bwari uburyo bwo gukubita ibijura ruharwa. Reba nawe iriya mikoba, tuvuge wenda iriya mikoba y'ipine yari imigozi ikomeye ku buryo ko gukubita. Nahoze nsoma ngo uyu mukoba ngo bagukubita nk'umukoba upima hafi ibiro 3 n'imbaraga nyinshi. Umuntu w'umusore nuko bamukubitaga azira iki? Ibyaha by'umunyabyaha, azira icyaha cyanjye nawe, kandi yemeye kwitanga atizigama abishaka. Muri Yohani igice cyaho cya 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 havuga ukundi. Haravuga ngo ndagira ngo mpasome. Haravuga ngo
nk'uko benshi bamutangariraga ngo kuko mu maso he hononekaye ntihase n'aho umuntu n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abantu. Ndashaka gusoma muri hano muri Yohana 19:1 kugeza ku wa 3 muharebe ngo benshi baramutangariraga. Umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 ngo nuko Pilato aherako ajyana Yesu amukubita imikoba, abasirikare baboha ikamba ry'amahwa barimwambika mu mutwe, bamwambika n'umwenda w'umuhengeri, baramwegera baramubwira bati ni amahoro mwami w'abayuda, bamukubita inshyi. Tubona ko bamukubise inshyi, tubona yuko bamwambitse ikamba ry'amahwa. Ibi byose ni imibabaro Yesu yanyuzemo, ni imibabaro bose bamutangariraga, bakabona mu maso he, akabona mu maso he hononekaye. Yesaya we nuko yagendaga abibona. Iyi ni imibabaro Yesu yagiye anyuramo, kandi iyi mibabaro yayinyuzemo kubw'ibyaha byacu, kubw'icyaha cy'umunyabyaha. Yesaya rero we yitegereza iyi mibabaro, yarayitegereje arayibona. Mwene data, wenda wowe uraha muri 2023, sinzi nimba imibabaro ujye uyitegereza, sinzi nimba imibabaro ujye uyitaho, ariko ni imibabaro Yesaya we yarebaga akabona umugaragu w'Imana urimo urababazwa. Ikindi gice cya 3 rero ngira ngo turebeho, ari nacyo turi busorezweho, ni igice kigaragaza yuko ntabwo yababarijwe ibyaha byacu gusa, ahubwo yaminjagiriwe no gukiza amahanga yose. Hano muri Yesaya cyo cya 52 murongo wa 15 hagaragaza uburyo ngo yaminjagiriye amahanga yose. Yesu ubwo yabazwaga, ubwo yarihaga imyenda y'ibyaha by'umunyabyaha, ntabwo yarebaga ku byaha byabo muri Isirayeli gusa. Oya, ntabwo yarebaga ku byaha wenda byabo mu Rwanda gusa cyangwa n'ahandi gusa, ahubwo byari icyaha, byaha by'amahanga yose, ngo yose yarayaminjagiriye cyangwa se sprinkling, ngo uko niko azaminjagira amahanga menshi. Abami bazumirwa imbere ye, kuko bazabona icyo batabwiwe n'icyo batumvise bazakimenya. Mwami ashimwe yuko rwose ibi bigaragaza umugambi wagutse w'Imana wo gukiza amahanga yose, cyangwa se the sprinkling for many nations. Hagaragaza wa wundi isura ye yari yabaye disfigured, yari yatakaje isura, wa wundi abantu bose bimaga amatwi, wa wundi wababazwaga, wa wundi baciraga, wa wundi wasuzugurwaga n'abo yaremwe, agapfurwa ubwanwa. Ibi bintu ntabwo yabikoreraga gusa abo mu gihugu cya Isirayeli gusa, ahubwo ibintu yabikoreraga amahanga yose. Ndagira ngo mwitegereze umugambi w'Imana wo gukiza amahanga yose kugira ngo ayeze. Iri jambo ngo sprinkling, ubundi iri jambo ngo kuminjagira, ryakoreshwaga bashaka kuminjagira bakoresheje amazi cyangwa amaraso, byagaragazaga umurimo wo kweza cyangwa se purification. Rero hagaragaza ko Kristo amaraso yiwe yamenetse kwari ukugira ngo yeze amahanga cyangwa se intore z'Imana ziri mu mahanga yose. Ibi ngibi Yesaya abibona, yabonaga uyu mugambi wagutse w'Imana wo gukiza amahanga yose. Mwene data witwa John Gill yaravuze ngo ubuhanuzi bwarasohowe rwose, ngo kubera yuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ngo bwabwirijwe uhereye i Yerusalemu ukageza i Yudaya ndetse n'i Samariya, ngo ndetse no kugera ku mpera z'isi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwarabwirijwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buvuga ko umuntu ari umunyabyaha rwose rwimbi, atabasha kwikiza. Ntabwo imirimo yiwe yamukiza, nta bikorwa yakora ngo akire. Isirayeli nta mirimo yari gukora ngo ikizwe, ahubwo ngo Imana yohereje Kristo ajyaho ibyaha, yikorera ibyaha by'abanyabyaha mu mubiri wiwe, arabihanirwa. Nk'uko twagiye tubibona, arababazwa. Yesaya amureba akamubona nk'umugaragu
ubabazwa, a suffering servant, ariko akongera akamubona nk'umugaragu utsinda. Kuri kino cyanditswe rero tubona amahanga yose acungurwa, tubona yireherezaho amahanga yose bakamenya yuko Kristo ari umwami. Bavandimwe, ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane muri Great Commission, cyangwa se inshingano iruta iyindi Imana yahaye itorero. Yarabibwiye ngo rigende mu mahanga yose ribwirize ibyaremwe byose ubutumwa bwiza, kuko uku kubabazwa kwa Kristo, uku kwishyiraho ibyaha kw'abantu akabacungura, ntabwo bigarukira ku bwoko bumwe gusa, ngo bigarukira ngo ku mahanga yose. Yagombaga kweza abo mu mahanga yose. Biratangaje kubona iyo turebye mu mateka y'isi, tubona abami, hari abami bo mu isi bagiye bamenya yuko Uwiteka ari we Mana, uhereye mu isezerano rya kera ukageza mu isezerano rishya. Ndetse n'uyu munsi hari ukuntu wenda twidisivinga yuko ngo n'abami bo mu isi bagomba kumva ubutumwa bwiza bagakizwa. Perezida wacu agomba kubwumva agakizwa, perezida wa Amerika nabo bagomba kubwumva, nimba muri bo harimo intore z'Imana bagakizwa, kuko tubona ko ngo n'abami bo mu isi bagomba gupfukama, ngo amavi yose agapfukama akavuga ko Kristo, kandi Kristo wenyine ari we mwami. Tugenda tubibona mu mateka, tugenda tubona abamikazi nka Queen Victoria. Uyu Queen Victoria yari mwene data, ngo yarakijijwe, ari umukristo, ari umwamikazi w'Ubwongereza, akunamira Kristo, akamupfukamira nk'uko mutindinya kujya wenda utuye Nyakariro yabamupfukamira, kuko ngo yagombaga gukiza amaraso ye, ngo yagombaga kuminjagira amahanga menshi, ngo n'abami bakumirwa imbere ye uko bazabona icyo batabwiwe. Igihe ngo mbabwire iki kintu batabwiwe, ni uburyo umuntu w'umunyabyaha rwimbi akurwaho urubanza rw'ibyaha, akishyurirwa, agahinduka intungane, uwera, umuziranenge, utagawa mu maso y'Imana, kandi bidaturutse muri we, atari imirimo ye, atari uguhihibikana kwiwe, ahubwo ibyo bintu abikorewe n'Imana. Nyine biratangaje, umwami, ibi bintu ntabwo ibintu byumvikanye mu matwi ya benshi. Ntabwo byumvikana uburyo hari umwami wundi ufite ubwami butazashira, ari we Kristo, ku buryo abami iyo bariho babona ko ingoma zabo zo mu isi zihita zigashiraho. Ibi ngibi ntabwo byumvikana mu matwi yabo. Ibi bagomba kumva ubutumwa bwiza. Aboroheje n'abakomeye bagomba kumva ubutumwa bwiza, bavandimwe, buvuga ibya Kristo, kandi Kristo wenyine wabantu. Iyo tugiye mu mateka y'itorero, tubona abantu baragiye bizera mu binyejana bigiye bitandukanye, ndetse bakanabarenganya, abo twita abahowe Imana, cyangwa se the martyrs. Ubutumwa bwiza uko bakomezaga kubarenganya, bwakomezaga kugenda bwaguka, bwiyongera, kugeza ubwo mwene data ukundwa witwaga Tertullian, kubera akarengane kari kubaho mu kinyejana muri second century, yaravuze ngo amaraso y'abahowe Imana ngo niyo mbuto y'itorero. Aya magambo ni amagambo azimije, yavugaga yuko uko abantu barushaho guhorwa kwizera ubutumwa bwiza no kwicwa, niko ubutumwa bwiza bukomeza kwaguka. Iri sezerano rigasohora yuko ngo azaminjagira amahanga menshi. Ndasaba wenda ngo mu Rwanda rwose aho ubutumwa bwiza butaragera, Imana iduhe kubuhageza, kuko tubona yuko na Yesaya yabonaga ino Great Commission tubigeze n'ahandi butaragera. Tujye Bunyambiriri nk'uko tubirimba mu ndirimbo, tujye mu Ndorwa, Ibumbogo bose babumenye, tugende mu ntara zose z'u Rwanda, twambuke tujye no mu yandi mahanga, kuko ngo azaminjagirirwa amahanga menshi, ngo abami benshi bazumirwa imbere ye. Bavandimwe, uyu Kristo twizera ni umwami, kandi arategetse rwose. Amahanga yose agomba kumupfukamira, amavi yose agomba kumupfukamira, akatura yuko ari umwami.
biragatsindwa yuko abakristo bibona nk'utuntu twinzige, bibona nk'aho ibi bintu tudafite isezerano ko bigomba kwaguka bikagera kure. Ntabwo ubukristo ari ukwihisha gusa mu myobo, ntabwo ubukristo ari ukutamenyekana. Ubukristo ni ukubwamamaza, ni ukubwagura, ni ukubivuga aho dukorera, kubera yuko ngo agomba gukiza amahanga. Aya masezerano turayafite yuko agomba gukiza amahanga. Rero nuko rero tujyane ubutumwa bwiza. Ngo indirimbo tujya turimbira avuga ngo ni bwami, ngo tubivuge ngo ni bwami, ngo tubabwire yuko Yesu akiza. Abami bo mu isi, abami bazumirwa bumvise ibya Kristo, aboroheje bazumirwa, abize amashuri bazumirwa, ndetse n'abaswa bazumirwa bumvise uburyo Imana ikiza umunyabyaha. Wenda hari ukuntu ndi kubivuga mukumva birasanzwe, ariko impamvu ituma twumva bisanzwe ni ukubera yuko turi kure y'Imana. Umuntu wabitekereza akabyibwira nk'uko biri, kuko agomba kumirwa kubona uburyo Imana rwose yambaye umubiri w'umuntu ikababazwa, ikaza ikabana n'umuntu kugira ngo imucungure. Ibyo bintu birakomeye cyane kubona Yesaya yarabibonye bitaraba mu myaka 700, n'abandi bose bagiye babyigisha bakabibona. Umwami Imana akomeze kutugirira ubuntu. Mwene data witwa Charles Spurgeon we yaravuze ngo ubu buhanuzi ngo bwarasohoye, ngo kandi buri gusohora, ngo ndetse buzakomeza gusohora, ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amena, amen. Ndagira ngo nsome mu byanditswe byera muri Yesaya 60:3 ukuntu hagaragaza yuko aya mahanga yagombaga kuvirwa n'uyu mucyo. Yesaya 60:3. Reka tuhasome muri Yesaya 60:3. Haravuga ngo amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. That's the promises we have in the Bible. Nubwo rwose yaje ari umugaragu ubabazwa, ari umugaragu usafaringa, ari umugaragu, ariko tubona ko at the end hariyo intsinzi, hariyo kunesha, yuko amahanga yose, amahanga azagana umucyo we. Mwami yazana umwami ngo amahanga yose ari mu Rwanda agana umucyo wa Kristo. Ngo ndetse n'abami, abategetsi bo mu by'isi, abakomeye n'aboroheje, ngo bazasanga umukiza, ngo babyuka, ngo ubyukanye kurabagirana. Tubona ko aya ari amasezerano y'Imana. Ku murongo wa 5, muhitegereza ku murongo wa 5, ngo niwe uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga, hanyuma ngo waguke, kuko ubwinshi bw'iriturutse mu nyanja buzakwegurirwa, n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza ahure. That's Christ. Uyu nguyu ni Kristo, kandi Kristo we wenyine, yuko rwose abanyamahanga bagomba kuza kuri we, abanyabyaha bagomba kuza kuri we. Iyo dusoma iby'itorero rya mbere mu gice cya 42 kugeza kwa 45 cy'ibyakozwe n'umwa, tubona ngo uko bukeye nuko bwije, ngo umwami Imana akabongera abakizwa baza kuri Kristo. Abizera baza kuri Kristo, abakizwa bahungira kuri Kristo. Niwe bwugamo, niwe mugaru, niwe mwene data umwe yaririmbye ngo ay igitare cy'Imana, reka ngo uhungireho. Niwe wenyine abanyabyaha bahungiramo bagakizwa. Uyu mugaragu w'Imana, uyu niwe Yesaya yabonaga ngo abami bazatanga. Muri Yesaya igice cya 49 umurongo wa 12, ndagira ngo tuhasome. Yesaya igice cya 49 umurongo wa 12 aravuga ngo dore aba bazava kure, dore aba bazava ikasikazi n'iburengerazuba, ngo kandi aba nabo bazaturuka mu gihugu cy'Ishinimu. Ngo bazava kure, igihugu cy'Ishinimu. Ishinimu undi hari mu mahanga ya kure, ngo kuva aho izuba rirengera kugeza aho rirasira, no mu mahanga ya kure Imana ifitemo intore zayo. Imana ifitemo abantu bazumva ubutumwa bwiza bagakizwa. Mwene data witwa James Hudson Taylor yakundaga kuvuga ngo Ubushinwa yahabonaga nk'Ishinimu.
tugomba kugeza ubutumwa ishinimu. Ni mu mahanga ya kure cyane. We yageze mu Bushinwa aravuga ngo aha niho shinimu umwami yavugaga muri Yesaya igice cya 49 umurongo wa 12 ngo nageze ishinimu, ngo kandi abantu baha ngo bagomba kuza kuri Kristo, bagomba kumva ubutumwa bwiza. Bene data, mureke tujye n'ishinimu hahandi hakure aho butaragera, tumere nka James Hudson Taylor, tujyane ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ibihugu by'Uburayi na Amerika, ibihugu byatangiye bifite ubutumwa bwiza, byinshi byavuye ku butumwa bwiza. Amadini menshi yabayeho kera yamaze kuva ku butumwa bwiza. Ubu ngubu duturanye na mission field, za ADEPR, za Zion Temple, za Restoration, ntago ntinya kubivuga, zahindutse aho kubwirizwa ubutumwa bwiza. Benshi bicaye mu gihugu cy'umwijima, ntabwo babwirwa iby'uyu mugaragu w'Imana ubabazwa usafaringa, ahubwo abantu bari kubwirwa ibindi bintu, wenda gufata umwanzuro, bari kubwirwa ubukire. Iyo basomye ngo azarabagirana bumva ko aribo bagiye kurabagirana, ibivugwa kuri Kristo iyo bisomye babyivugaho. Bene data, mureke tujyane ubutumwa bwiza, tugende tugaragaze iby'uyu mugaragu w'Imana wababazwaga, ariko kandi tukabona yuko afite gutsinda, afite intsinzi bwa nyuma. Mwami Imana akomeze kubyereka intore zayo kuri uyu mugoroba. Ibi nibyo rwose ndi gusenga bene data, Mwami abitwereke ngo amahanga yose, amahanga ya kure azaza kuri we, bazamureba, bazamwitegereza. Tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza kugeza aho ngo bose bazumirwa, nguko bazabona icyo batabwiwe, ngo n'icyo batumvise bazakimenya. Ese wabarumvise ibya Kristo wabambwe? Reka nongere mbibabwire bavandimwe, Yesu yarapfuye arazuka, abarizwa ibyaha by'umunyabyaha, kugira ngo umureba, uwitegereza umwana w'Imana, akamwizera atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ndagira ngo mwitonde, uyu ni ukumwitegereza, ni ukumwizera, ni ukumureba, nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti ngo abayirebyeho bagakira, ngo niko n'uyu mwana w'intama w'Imana yagombaga kumanikwa kugira ngo abamwitegereje bakire. Nimba uri hano muri iki kibwirizwa wibwira yuko wavutse ukijijwe, ndagira ngo nkubwire yuko udakijijwe, witegereze Kristo. Nimba wibwira ko watanga icya 10 n'amaturo bikagukiza, wasirimba, watanga icya 10 cy'imbavu, wavutse ukijijwe, wabatijwe, ibyo byose bikagushuka yuko ngo ukijijwe, nkubwire yuko udakijijwe. Gukizwa ni iki? Ni ukwitegereza Kristo, ukamenya yuko wowe uri umunyabyaha rwimbi kubw'ivuko ryawe, kandi rwose muvandimwe utabasha kwikiza. Ikigukwiriye cyonyine ari ukureba uyu mugaragu w'Imana wababazwaga azira ibyaha byawe, akaba yarikoreye ibyaha byawe mu mubiri wiwe, byose akabihanirwa. Ukaba rwose ugomba kumurebaho ukamwizera, kandi si ukumwizera gusa, uramwizera ukihana, ukamukurikira, akakuruhura, akaguha ubugingo buhoraho. Ngo amahanga azakizwa nawe, ngo azaminjagira. Wowe wabarogejwe na Yesu, waba waroze mu maraso ya Kristo. Ese waraminjagiwe? Amahanga azaminjagirwa. Abamwiringiye, abamuhungiyeho barejejwe rwose baraminjagiwe rwose pe. Amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu byabakijije uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi z'ibyaha. Rero rwose nimba utaramwiringira, turaguhamagarira kugira ngo umwizere. Tuzakomeza ubutaha dukomeza ku gice cya 53 guhera ku murongo wa mbere. Tuzakomeza kugenda twitegereza Kristo. Uyu mugoroba rero ibintu rwose twize, ndagira ngo nkwibutse ingingo twasubiyeho, ugende uzitekerezaho kuri uyu mugoroba. Ingingo ya mbere nababwiye kuri uyu mugoroba nuko Kristo yaje nk'umugaragu w'Imana, aje gukorera Imana. Uwakijijwe nawe ntabwo abaho kubwiwe, ahubwo abaho in the service of God, abaho abereyeho umwami, abereyeho Kristo. Nimba nawe wibwira ngo warakijijwe ariko ukaba ubaho wikorera udasavinga umwami, Kristo yaje
aciye bugufi akorera Imana, ngo rwose ngo yambaye akamero nk'ak'umugaragu. Indi ngingo ya kabiri twabonye ko Kristo yabaye igitambo cy'ibyaha. Mwene data, natwe ikidukwiriye nuko tubaho nk'abazuke, tukamenya ko uwo yadupfiriye, wadukunze akatwitangira, tugomba kumuberaho, tukabaho rwose natwe twiyanga, tuzinukwa uyu mubiri ushukana uzasaza dukurikira Kristo. Ingingo ya gatatu twabonye nuko rwose application y'uku gukiza kwa Kristo bigera ku mahanga yose, ngo yagombaga gukiza amahanga yose. Tubeho turi abantu babwiriza ubutumwa bwiza, babwamamaza, batabwihererana, batabugumisha gusa mu byumba byacu, tutari itorero rigibohera hamwe nk'itende, ahubwo twamamaza ibya Kristo wabambwe. Tuzakomeza kwitegereza iby'uyu mugaragu w'Imana waje nk'umugaragu, ndetse kandi tukabona ko mu nyuma atsinda. Iyi ndirimbo rwose tuzakomeza tuyireba, ifite imirongo myinshi. Tuziga kuva ku murongo wa mbere kuza ku wa 12, ku wa 4 w'igitaha. Ndabatumiye muzaze dukomeze umugoroba mwiza. Reka nsenge. Mwami, turagushimiye kuko uyu mugoroba utubashishije kwiga, tugushimiye ibyo uduhaye. Ndinginze cyane rwose ngo uduhe kwigira kuri Kristo, ndetse Kristo wabambwe. Mwami rwose udufashe abaje hano badakijijwe, ukomeze kubereka iby'ubutumwa bwiza bwa Kristo wabambwe. Abakijijwe ukomeze kutwigisha kubaho Mwami turi abagaragu bawe, kubaho Mwami twitanga nk'uko nawe witanze, kubaho Mwami twamamaza ubutumwa bwiza tukabugeza mu mahanga yose. Urakoze kumva gusaba kwacu, dusabye mu izina rya Yesu, amen.